urukuta rukomeye cyane satani yarubatse muri iki gihugu rurasenyutse. Umwenda warukingirije ahera urasadutse imbere y'ishobora byose. Ndakurahiye, ntabwo nkurahiye ngo nyemere wemere uwantumye, ariko Imana yampamagaye, yampaye ukuri n'umucyo. Imana yakije urumuri, ibakuyeho umuntu witwa Farawo cyangwa se umuntu witwa Sawuli. Imana yambwiye ngo abo banyegiputa mubona ntabwo muzongera kubabona ukundi, jibinyibwira. Kandi irambwira ngo nimuhagarare mureba agakiza ndibubazanira. Hari umwenda rero warukingirije ahera. Hari ikigeragezo kimaze iminsi 5 kizenguruka igihugu kivuga, dayimoni kagihaga ikivuga, shitani gahimba ikivuga, kuzimu kukasinda kukaborerwa kukivuga, agacinyizo karaheze. Umwana w'isezerano iburyo, umwana utari w'isezerano ibubafu, uwanka uwemera. Ijoro ry'ubutabazi, imvura y'umugisha, ijambo ry'agakiza nkuzaniye. Mana we, ndumva biri kugurumana, reka mbanze senge iyi message ibe message yawe kuko urayikeneye. Kandi ntibiyanza, turi mu kwa munani, ntabwo ntegeka, ariko iyantumye niyo kwizerwa. No simba muri nza, ariko harimo umuntu uri kwidigadiga ngo agiye kongera ayobora ikiringo, ngo agiye kongera ngo atware imanda, ngo nyine nguriya ngo tugiye guhangana, ngo nawe arabizi ngo ko atatsinda. Nkurahiye ukuri kw'Imana Data n'Umwami Yesu n'Umwuka Wera, Yerusalemu irarimbutse yo mwisi, Babuloni irasenyutse yo mwisi, ariko ijambo Imana yavuze irarishikanye, irarisohoje. Reka mbanze senge kugira ngo iyi video Yesu ayiyobore. Ndagushimiye Data wa twese uri mu ijuru, Mana ya Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Tuvugira iburyo, duhanurira iburyo, twigishiriza iburyo, turirimbira iburyo, dufashirizwa iburyo. Umwigisha n'umwigishwa twuzurizwa imbere yawe. Umugisha ubutumwa bwawe ucishije ku Mbabazi TV 3. Umwigisha n'umwigishwa hazwe twuzuzwe. Mbabazi zawe zitubeho gutangura no gusoza. Uduhe umugisha, uri hafi n'uri kure, ushimye ko abyumva byumva, udakwiye kubyumva ntakabyumva, mu izina rya Yesu Kristo. Rero ubutumwa busohorera abana, ubusohorera imbwa. Kandi ibyo kurya by'abana ntiwabijugunyira imbwa. Niba ibyo kurya by'abana ubiha abana, apana imbwa. Icubahiro n'icyayi none n'iteka ryose. Amen. Jye ni Prophète General Martin. Iyi ni Mbabazi TV 3. Ukande like, ore sabone cyangwa se subscribe. Nutanabikora ntacyo duhomba, icyo twunguka no ubutumwa. Ariko gushyushya, kuparataje ibintu, kumotiva ibintu, kwishimira ibintu, urumva ibyo ikintu cyose kibaye cyiza umuntu wese agiye arakirayikinga. Sava ubona bigushobokera. Imana nyiramahoro n'amasezerano yambwiye ngo kanguka mukobwa w'Isiyoni, kanguka Murundi w'Ingozi, Murundi wa buri Mwaro, Kayanza, Gitega, Karusi, Matana, Bubanza, Kayanza, Cibitoki, Rumonge n'izindi ntara na Uvira na Kigoma. Mukanguka Barundi aho muherereye hose, kanguka kuko ubwiza bw'Uwiteka bugiye kurabagirana sha, bugiye kurabagirana Mungu wawe, bugiye kurabagirana we. Ubwiza bw'Uburundi bugiye kurabagirana. Iyo amabarabara, umuyaga nkuba, amazi, ubwiza, yewe mukobwa w'Isiyoni ugiye gukayangana. Bibiliya ivuga ngo wabaye ntabwa, ntawigeze akugirira imbabazi, ntawigeze kwibuka, nta n'uwigeze gufasha, ariko Imana ikugarutseho yewe Burundi. Rero hano hari umuntu uri bufatwe mu nkera, ya nkera. Bibiliya iravuga ngo nuko Hamani ngo mu nkera, ngo ubwo yendaga kwitegurira kujya mu nkera, ngo bamwambika igitambara mu maso, baramubwira ngo uriya Muyuda kazi n'Umuyuda
ntuzabashobora, uzamaramarira imbere yabo. Mwebwe mutwaye igihugu atari Imana yakibahaye. Niyo mpamvu uwakiguhaye si Imana, uwakiguhaye si we nyir'igihugu. Abantu utwaye si abawe. Ariko nagira ngo nkumenyeshe ko ufite ijambo ku Barundi, akagira ijambo no ku ivu ry'u Burundi, akagira ijambo ku mazi ari ku butaka bw'u Burundi, afashe ingingo. Kandi Satani we afite agatoki ku kandi ngo yice benshi, ahonye benshi, arimbure benshi, ashike ku ntego we agomba, ashike ku ntego we ashaka. Nagira ngo nkubwire ko imigambi y'abana b'abantu si iyo y'Imana, bari bazi kugiye gukorwa n'isoni, barajya hehe ku ijuru ritabaye, bose babireba, bose. Imana ihindura ibyanze guhinduka, ihindura ibyanze guhinduka, ihindura ibyanze guhinduka. Ijoro ryo gutabarwa mu Burundi, umurango w'ibyishimo n'umunezero mu Burundi urageze. Ndemesheje Abarundi, nta ntwaro y'abasendidedefuded bariho. Ibyo ubona byaheze. Bibiliya iravuga ngo nuko Imana ibwira Mose ngo nimwihagararire gusa ku nyanja itukura, nimwihagararire gusa murebe imirimo n'ibindi. Ndagusabye mwihagararire gusa. Abo banyegiputa mubona ntabwo muzongera kubabona ukundi, abo bafarawo mubona ntabwo muzongera kubona ukundi, Sawuli mubona ntabwo muzongera kumubona ukundi. Abayobozi b'ijyo n'amavoka n'imisiba n'inkwavu, mu bibazo igihugu gifite, ntabwo gifite ibibazo by'uko kizatabarwa n'inkwavu n'amavuka. Pe ni igihingwa cyiza, no mu Rwanda baragikoresha, ariko si cyo turufu. Barabihimiriza abantu, babishishikariza, ariko nawe ubwawe mu rugo rwawe rw'iterambere ntihagira umuntu umbwira uti njyewe nkijijwe n'ivoka cyangwa inkwavu. Hari abo zigaburira, ziha ubuzima, hari nabo byakije, ariko usanga nko ku Gatumba, hari agatumba warangiza nta muntu inkwavu zakijije ngo zimuhe itunga, hari agatumba warangiza utarabona uwo voka zakijije. Kubyanga rero, Imana y'Abisiraheli, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo iracyavuga, bikaba yategeka bigakomera. Ibahaye ubwami bushya, iratabara, ubyemera utobyemera. Ntabwo mpanuye kubera ko ndi kukwemeza cyangwa ndi kukwinginga, kuko si njyewe ujya Kanani, ni wowe. Si jewe urushye, ni wowe. Umuntu ntabwo bamwingingira umugisha, bamwingingira kureba no kumva, ariko umugisha iyo waje uba waje. Jewe mpamya ko ni wowe ubwawe Imana iri gukora ku maso y'umutima n'umubiri ukabyiyumvamo. Ni wowe warose urerekwa, umwami Dawidi urahishurirwa. Ndabishimangira, ndabihamya, Yesu aravutse, Yesu ni muzima, umwana w'intama w'Imana Yesu Kristo wabambwe i Karuvari. Simba wa Yuda aratabaye, ifarashe n'uyihetse abisutse mu kinogo. Ariko Abayahudi, Abarundi bambukiye ahumutse, bambukiye ahumutse, bambukiye ahumutse. Rero bavuga batavuga, bantuka batantuka, basuzugura batasuzugura, bangaye batangaye, homboka cyangwa cya mukongomane. Ibyo twavugishijwe si ikinyoma, ibyo twababwiye si ibyacu, ibyo twahanuye si morale, si ukuremesha abantu, biriseriye, ukuri kwamye, nibyo 100%. Nevavuyeho.
umwenda wari ukingirije ahera, urukuta yeriko yari yarubatse birasenyutse. Ibi nibyo bibaye kuri Sawuli na CNDD-FDD. Kandi abantu baragiye bajya hariya, banga kugirira abarundi neza, banga kubafasha, banga kubaha serivisi, bitwaje ngo perezida wabo, bitwaje igihugu, akarere, amoko, imigambwe, mwanga kugirira neza bene wanyu. Imana igiye kubakina ku mubyimba. Cyo biba nicyo wimbura, cyo biba nicyo wimbura. Uwiteka Imana Nyiringabo aje guhorera abantu biwe mwishe bahagaze mu kicugwa gashinyaguro. Imana itambikishije umuseke mu gicuku cya nyuma. Niba ari inkuba iri bukubite, niba ari urusasu ruri bukubite, niba ari ukuzimu kuri bwasame kukamira, niba ari Imana iri bukubite umuntu akagwinyo, icyo nzi cyo nuko rwa rupfu marayika yavuze nuru. Cyo nzi cyo waba hafi, waba kure, wabyumva ukaba wemera ubuhanuzi utanabwemera, wakizera cyo ukaba utizera, waba wananarambe waranabivuyemo ukajya uvuga uti jewe sishaka no kubyumva, ukumva Imana yaratinze, sishaka no kubibona. Hari n'abavuze kukurusha abahano, nta wahanuye kurusha undi, wavuze ukuri wese Imana imuha umugisha. Ntabwo twe turushanwa ngo uriya hanura ngo kurusha uriya. Oya, umuhanuzi mukuru ni Kristo, yubahwe. Twebwe turi imburakimazi, turi abafafa, dukora dusunitswe na mwemwe, dukora tuyobowe na mwemwe. Uwo rero ibyo dukoresheje n'ibyo dukora turi indogobeze. Niyo mpamvu dore ijoro riteye ubwoba, ariko buracya. Wihanganira igicuku, tegereza igitondo, inkoko yabika itarika, amaherezo bizaza. Ihanganire gutukwa, ihanganire kuvuga, ihanganire ibibazo, tegereza ibisubizo, inkoko yabika itarika, amaherezo bizaza. Tegereza igitondo, inkoko yabika itarika, amaherezo bizaza. Ntabwo Zakariya yari kuvuga atarabona itarabona, nimumureke atamarenga, igihe nikigera azatora vuba. Ntabwo Zakariya yari kuvuga atararenga itangazo ry'Imana, nimumureke atamarenga, igihe nikigera azatora vuba. Cyo nzi ko ibintu birasobanutse. Uwari umuyaya n'umuboyi afite iryo sezerano, kandi n'uwari umuragwa nawe afite iryo sezerano. Cyo nzi cyo hano hari kote ebyiri, abizeye iby'Imana yavuze na kote y'abapinga na kote y'abantu batanemera iby'Imana. Mwese turahanganye, ariko Uwiteka Nyiringabo, Imana y'amahoro n'amasezerano n'agakiza, ibintu ibishyizeho umucyo. Ndetse ubu tuvugana, bamwe mwaraye mubibonye, abandi muraza kubibona. Ibi ndi kuvuga no mu mwuka murabibona, no mu mubiri mubibone. Ibi ntabwo njye nkunda, maze iminsi nibereye mu tundi tuntu, ndetse nkaza nkasengera abasirikare bari kugwa muri Kongo, ndetse nkaza nkavuga inti Imana, ndetse avuga inti dore bimeze uku, nkaza nkiganirira ku biri kuba n'ibishika n'ibyibonekeza sava. Ntabwo naherukaga guhanura, ariko Imana yongeye integeka guhanura. Nta kibazo kuvuga turi umusazi, sava. Uko ubibona niko biri, nanjye uko mbibona ubwo niko biri. Buri muntu wese iburyo bw'uko ahabona nuko hari. Amafuti y'umugabo mu Kinyarwanda ngo nibwo buryo bwe. Umuntu asoma bivanye n'ururimi yumva nuko yize. Ay'igishinwa, ay'ikinyarwanda, zose ni ariko ntizandikwa kumwe, ntibanazisoma kumwe, ntizinangana. Cyangwa ay'ikirundi kila mutu na chikapu chake,
never, bayi. Ijoro ryawe bayi. Ubutegetsi bwa Sebarundi bwageze ku mva, cyangwa se bwageze ku mpanda, cyangwa se buri ku kaburi. Ubu butegetsi bwa Sebarundi buri muri koma, buri kuri bomboni. Ubutegetsi bwa Sebarundi bwaheze, bwarangiye, kandi ntabwo burangijwe na Loni, ntabwo burangijwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, ntabwo burangijwe na naka cyangwa naka, kuko abarundi ntako batageze. Ariko mbabwije ukuri ko abitegereza neza barebera ibintu, hari umuntu ureba ikintu akakireba yitegereje, yitonze, adahubutse. Abareba ibintu neza, kuva Evariste Ndayishimiye yajya ku butegetsi, ukuri kwishobora byose, nta kintu na kimwe cyamuhiriye, nta n'icyo yashyize mu bikorwa ngo cyemere, nta n'icyo yashatse nibura ngo kiresisinge kibe successful gikundi. Oya, ibintu byose byaramugabiye. Ntabwo yakinnye diplomasi nibura ngo imuhire, ntabwo yashakishije amadovize nibura ngo aboneke, nta gitoro yashakishije nibura ngo gikunde. Ibintu byiwe byose byabaye nk'ibyanga. Na n'ubu ubutegetsi bwe buri mu mazi abira. Sinzi impamvu harimo abantu baniyumvisha ngo Neva arakomeye, ngo Evariste Ndayishimiye ngo arafise, ngo Sebarundi nta kintu ariho. Perezida w'Uburundi nta kintu na gitoya yibereyeho navuga ngo iki cyarokora ingoma ye cyangwa n'icyayi. Hano nkuzaniye message ikomeye, nkuzaniye message simusiga, kandi nkuzaniye amakuru yo kukubwira ngo abapfumu bashobora kukubwira ngo ingoma ngo uzatwara imyaka n'imyaka. Abasenga bashobora kwerekwa, bakaba baba abahanuzi 50 babwiye Yosuwa ngo babwiye Elisa ngo sigara aha, bakanga ko akurikira Eliya. Ibi nkubwira ndabikubwira nk'umuhanuzi, ndabikubwira nka profete, ndabikubwira nk'umuntu uzi icyo ndi kuvuga. Apana gutirisha cyangwa gukopera, uzi icyo ndi kuvuga. CNDD-FDD byunyutse nayo ubwayo izi neza ko igihe yashyiragaho Evariste Ndayishimiye ngo ayitware, izi neza ko ibintu byayo byari birangiye. Sebarundi ni umurimyi, ni umworozi, uha agaciro uburimyi bwe n'ubworozi bwe n'abana be n'urugo rwe. Ibyo kuyobora igihugu ni nk'impanuka kuri we. Mugabo nta muntu n'umwe udakunda abamubanira, nta muntu n'umwe udakunda kurateje y'imodoka nyinshi, nta muntu n'umwe udakunda ko asanga abantu bari kumubyinira, abantu bari kumusenga, abantu bari gusa naho bamuha icyubahiro, nawe ni nkabyo yishimiye. Mugabo nimumbwira ikintu na kimwe Imana yaba yaramuteyemo inkunga kikamuhira. Tusupoze ko Satani we nta kibazo ishyigikiye ibibi, ni cye kintu kimwe nibura shitani yamushyigikiyemo kikamuhira, nta na kimwe. Ni cye kintu se nibura amakungu, Uburayi cyangwa Amerika wavuga bashyigikiyemo Sebarundi kikamuhira, nta na kimwe. Niyo mpamvu ntabwo ufata umwanzuro wa nyuma, ntabwo ndi Imana, ariko mu ijwi n'ijambo, mu makuru y'ijuru, mu by'impembo, nkubwiye ko Evariste Ndayishimiye ingoma ye iri ku ipfiro, kandi iri ku iherezo, kandi biraheze. Niwitegereza iri jambo aho riri kuva, ukitegereza umwuka w'Imana igihe abivuze, ukitegereza imbaraga z'Imana, ukitegereza amaboko asenya y'Imana ndetse n'amaboko arwanya y'Imana, ndagira ngo nkumenyeshe ko Imana ibakijije ingoma ya CNDD-FDD. Yarirahiye, Imana yarirahiye, yavuze yuko icyubahiro cyawe itazagira, kandi ntizemera ukijije hano mu maso ya mukeba we, yajyaga mukina ku mubyimba akamusebya, umwana
hari igihe koko intwari bikomeye, tugeze mu gice cya kabiri kivuga butumwa. Hari igihe koko ingwano iba ari ingwano, kandi ugasanga perezida yubatse ubwami butanyeganyezwa bumeze nka Babuloni. Mwami Nebukadinezari yubatse ubwami aravuga ngo umutima wanjye gubwa neza, dore ibigega by'ibishimbo, dore ibigega by'ibiharage cyangwa n'ibiyoba, nka bijya niva ajya avuga ngo ndafise imbata, ndafise inkwavu, ndafise ingurube, ndafite buri kimwe cyose. Umwami Nebukadineza nawe aravuga ngo ndafise ibigomba guhaza umutima wanjye ngo gubwa neza, dore karitsiye nubatse, dore ibyo nubatse. Kandi koko Babuloni yari yubakitse pe, mu buryo bw'umubiri yari yubakitse. Ariko Bibiliya ngo Imana iramubwira ngo Babuloni nzayisenya, uriya murwa nzahanyukanyuka. Ibihano bya Babuloni mwese murabizi, Yeremiya abihanura na Nehemiya n'ingoma. Abasoma Bibiliya mwese murabizi. Umugabo witwa Farawo yubaka ubwami, arabwubaka nshuti yanjye, abushyiramo abapfumu 1000. Yubaka ikipe y'abapfumu, bafata igiti bakagihindura inzoka, bafata inkuba bakazorora, bakazimanura bakazorora. Farawo yubaka ingoma aho amazi bayahindura amaraso. Farawo yubaka ubwami, arabwubaka, aragenda ashimuta igihugu cyose, nk'uko baterura u Rwanda ukarujyana mu Bugande mukarukoresha ibyo mushaka. Yikoma mu gatuza aravuga ngo ndakomeye. Imana iramubwira ngo Farawo, ikimenyetso cya mbere hagiye kubiba arabipinga, ikimenyetso cya kabiri arabipinga, ikimenyetso cya gatatu arabipinga, ikimenyetso cya kane arabipinga, ikimenyetso cya gatanu arabipinga, ikimenyetso cya gatandatu arabipinga, ikimenyetso cya karindwi arabipinga, ikimenyetso cy'umunani arabipinga, ikimenyetso cya 9. Umugore aravuga ngo turekure. Umugore aravuga ngo turekure. Umutima wabo ngo wari ukunze ubuyobozi, wari ukunze ingoma, wari ukunze ubutware n'icyubahiro. Umugore aramubwira ati niba bigeze aho ifura zipfa, barekure bagende. Ngo Farawo arabarekura. Bakigera ku nyanja arongera ati oya, umugore yabashutse, ongera ubabohe, akazayiheza mu mutego, ikizakwica, icyo uzazira. Amatwi yawe arafunguriye kumva, amaso yahumukiye kubona, akanwa kawe kazibukiye kuvuga. Mugabe ibyo byose ntabwo bishobora kukurokora. Muri wowe hatarimo Imana ntibishobora kugukiza. Farawo yaguye mu nyanja n'ingabo ze zose. Babuloni irasenyuka irarimbuka n'ubwami bwayo bwose. Umugabo witwa Hamani, cyangwa se ni Hamani nibyo, kwa Morodekayi, nawe ngo yikoma mu gatuza. We yari afite abapfumu bakomeye, bakamubwira ngo Morodekayi azahinduka ibyo kurya byawe, azahinduka imbohe n'umugaragu wawe. Ariko ntiyamenya ko Morodekayi afite Imana. Imana itajya ku karubanda ngo yiri bivuga ngo ndakomeye, ngo ndabashije, ngo ushoboye ibi, ngo ndi Imana, ngo rererere. Oya, Imana iratuje iripoze. Rero ngo umwami bigira hamwambika impeta, kandi byari byaciyemo biriyereka. Noneho ngo Hamani arushaho kwiyumva, ariyumva bamaze kumwambika impeta yo gukora icyo ashaka mu ntara 120. Arica agakiza. Yari afite ububasha nshuti yanjye, yari afite ubushobozi nshuti yanjye. Ariko ngo Bibiliya ivuga ngo ijoro Abayuda bari gupfamo ngo birahinduka mu kwezi kwa 12 kwitwa Adari, ngo bisigura Nisani. Abafite imodoka za Nisani n'abasuhuje. Ngo iryo joro birahinduka, icyari urupfu ku Bayahudi gihinduka paradizo yo gukuzwa no guhabwa igihugu cyitwa Babuloni. Barakiyobora baragitwara. Nibi Yesu ararinda ashyitsi ibirenge bye ku buzima bwawe cyangwa mu gihugu cyangwa mu mibereho yawe, ukivuga ngo baravangiwe, baribeshye, barashidikanya, ntabwo ari byo, nibyo sibyo.
ntahamya ko ibigira bishyike. Ntubyemera n'usenga, n'uwizera Imana n'ubugingo bwe bwose, ariko mu mubiri ntabwo bigaragara, ahubwo dufite ubwoba bw'inzara, dufite ubwoba bw'inkota, dufite ubwoba bw'imbonerakure zenda kutwica. Abo bose nkusomeye muri Bibiliya bari bubakitse kurusha ubutegetsi bw'u Burundi. Hitler yari akomeye ariko yariyahuye. Igitangaje yariyahuye. Mao watwaye Ubushinwa, mu mbuto Habyarimana, Juvenal, abo bose bari ibinani. Mwe yajyaga bavuga ngo ndi ikinani, ariko yewe wa mubiri we, yewe wa mubiri we, yewe wa mubiri we, yewe wa mubiri we, ubwibone bwawe, ubusinzi bwawe, yewe wa umuntu utuye mu mubiri araruhije. Imvugo ivuye mu mubiri no kwifuza k'uwo mubiri biva mu muntu bikamubana, kandi akumva nabyo bimutwaye, nyuma byamara kumugaruka akibuka ko yarari mu mubiri. Iwacu si no mubiri ubyumve nzagusiga, ubwo tubeshya turabizi tuzabona, naraguhawe ngukorere Imana uzasigara. Hari igihe Satani akugaragaza agati, igihugu cyawe akakigaragaza agati, ibintu bikayangara, ibintu bikangirika, bikavamo biriya na biriya, bikataha bikanyuraha, ariko iba myinshi igahemwa, n'umwe ntagahora gahanze. Ibi bigiye gushyika bizabera isomo benshi, koko ntabwo umuhanuzi ahanura ngo yemerwe, ahanura ngo Kristo yemerwe. Twe nta tegeko dushyiriraho abantu ngo tubemeze, ariko uwemeje isi akemeza umubiri, akemeza Satani, uzemera. Kuko mu ntambara Yesu arwana ntarwana nawe, wowe uri umutima, ariko umubiri wawe Yesu arwana nawo. Mu ntambara Yesu arwana ntabwo arwana n'ibiharage n'ibitoki n'ibijumbu n'ibiraya, arwana n'ubu butaka, isi. Ntabwo warwana n'amafaranga, arwana n'isi. Peteroli ikava mu butaka ari nyinshi, sasi ikavamo ari nyinshi, za diyama, amabuye y'agaciro, arwana n'isi akayitsinda. Yesu Kristo ntabwo arwana n'umuntu urwaye abadayimoni, arwana na shitani uteza abo badayimoni, uruganda rukora abo badayimoni. Yesu niho ari. Ibyo bintu rero wikoreye, ibyo utwaye, ibyo byakwishe, ibyo byakuboshye, ubibwire ngo mu ijuru imbere y'Imana afite umukiza, ni umukuru w'abatambyi, yitwa Kristo Yesu w'i Nazareti. Ubu warihagije n'ikizigenza nirurangiza rwa burundu. Uwo ni umwami w'abami, yitwa igitangaza, yitwa umuziranenge, Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Rero ibyo abantu bikatisha hariya na hariya ngo ntawe uzamushobora, ngo byashoboka, ngo ntibyakunda, ngo ibyanjye ntawabishobora, ngo nararwaye, ngo nararembye, sava kw'iri joro ukibabaye n'ejo, ariko ubibwire ngo mbahaye isezerano ry'uko uwo nizeye, uwo niringiye adakoze isoni, arabirukana, wowe Hagayi na Ishimayeli. Hari abantu bicaye mu mwanya utari uwabo. Perezida ari mu mwanya utari uwo w'u Burundi. Hari abantu bari mu myanya itari iyabo. Abantu bakubereye hari abantu bari kurya ibyo kurya bitari iby'abana, kabiri kuribwa n'imbwa. Abantu bari kunywa ibyo kunywa bitari ibyabo. Hari abantu bari hariya nyine mu buzima, abandi bari mu mubabaro n'agahinda. Ubabwire ngo Imana irabiroranyije, kimwe kijye muri espace yacyo cyangwa mu kibanza cyacu, kandi Yesu niwe ubikoze. Kandi bisinwe mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen.
mbisinyeho nka generali Prophete Martin nk'intumwa tagisi yabihawe express mbikugejejeho, akira amen.